Inkuru mbazaniye uyu munsi noneho ni akasamutwe. Barakwereka umugore hano yabeshyaga umugabo we yuko atwite, ariko ntabwo yari atwite yaramubeshyaga. Yaje kumuvumbura, byagenze gute? Barakwereka ukuntu byaje kugenda. Uyu mukozi yari afite amakuru yose yuko uyu mugore abeshya umugabo we. Barakwereka ubwo umugabo yari aje avuye kuri misiyo. Yaraje ageze muri salo, umugore we aramwakira, aramuhobera ati sheri, ati ndagukunda cyane, ndagutwitiye. Uyu mukozi yazanye amagambo hano ari ku kintu cy'indorerwamo, yereka umugabo ati umugore wawe ntago atwite. Umugabo ati wa mukozi we uri umusazi ku mutima. Barahoberana ariko umugabo ari kubireba. Ambwira se umugore wanjye ko ari njye wamuteye inda, uri kuvuga ko adatwite ku ruhe rwe, kuko mbizi ko nasize nyimuteye. Nari ndi kumwe nawe wa mukozi, kuko namwe dore muzadusenyera. Umugore arangije arakomeza amukuraho, aramubwira ati sheri uzi ko ntwite umwana se, umwana mwiza cyane w'umukobwa. Ati ntubizi ko wahoraga usaba ngo wazaguha umwana ngo w'umukobwa w'imfura. Ati none kwa muganga bambwiye ko ari we ntwite. Arangije ngo sheri urakoze cyane pe. Ngo nari mbizi n'ubundi ririya joro ubwo mperukana ntabwo ryari gusiga ubusa. Aramushimira cyane. Amaze kumushimira umugore ati yigo nzakubyara abana bose wifuza, akabebe kanjye ni keza kazaza gasa nawe, ari ibogare y'umukobwa nkawe. Arangije ati nyuma nkubyarire umuhungu nawe w'ibogare nkawe. Gusa umugabo yari ari kure, yakomezaga yitekerereza ibyo uriya mukozi yamubwiye. Umugore yaraje amutera imitoma karahava. Uyu mukozi ariko yabonye ko batamwizera, hano ari kwikorera amasuku, ari gukoropa, ari koza ibirahure. Umugore yaraje akina umugabo, amutera amutera imitoma. Umugabo aratwarwa ajya wenda aranabyibagirwa ati madati ni wowe wanjye ubundi. Nta n'undi mugore rega nari nkeneye uretse wowe. Cyishimye disi ntibamenya ko bagikina. Arangije umukozi arakomeza yikorera amasuku. Umutima atari kuvuga nubwo atari kunyizera. Mabuja yaraje. Araza anyura kuri uyu mukozi. Aragenda ngo yari afite umugabo surprise. Agiye kuyimushakira. Yagiye ku bitaro. Arangije wa mugabo araza ku mukozi we. Ati mbese tanti, ibintu byo kuza mutubeshya mushaka kudusenyera warankunze mbimenye. Ati naragukunze iki? Kuza kubeshyera umugore wanjye ngo ntabwo atwite ari njye wasize uyimwiterereye. Ati uzi icyo gihe nyimutera ukuntu byari bimeze. Sinari gukomanga, sinari kumva, none uri kuza kumbeshya. Umukozi ati nyizera, ati si ubundi hano ndi kukubeshya ngo bimarire iki? Arangije aramusobanurira ati nzi neza ko ndi bugushakire ibimenyetso, ndagushakira ibizibiti. Umugabo ati ntago bishoboka, ati umugore utwite se ubundi yareka kumbwira ngo bigende gute. Arangije ngo none se umuntu utwite yajya kwigurisha bigakunda. Ati niyo mpamvu njye narabyumvisha abivugana n'abandi bagabo baza hano. Ati se umuntu utwite wowe wamugura ari wowe? Ati niyo mpamvu rero yanga kugutwitira kugira ngo ajye yishakira amafaranga mu bandi bagabo bo hanze b'abahehesi. Umugabo ati wapi ntago nabyumva. Umugore wanjye ninjye wamwitereye inda, naje nabyiteguye, nagiye umugongo wacitse, nawe ngo ntago atwite. Ataratwite, ibyo urimo ntago mbizi, amakuru yawe ntago nyazi, ni amafuti. Arangije aramuhakanya. Arakomeza amugishima ku mukozi, aramusobanurira. Arangije ati boss, nakubwiye ngo nyizera kandi bino bintu bizarangira umenya ukuri bidatinze. Bagiyeho umukozi amugira inama y'imipango bakora. Arayimugira ati buriya tujya gufata breakfast ntago aribwo nabona uko mbitunganya neza bigakunda. Umugabo atega amatwi ariyumvira. Abonye ingingo umukobwa afite ari kuvuga adategwa ku mutima ati nyamara biriya bintu wasanga ari byo. None se uyu mukobwa hari icyo apfa n'umugore wanjye, ko mbaza abagore babaye bafite icyo bapfa ko yaba yaramwirukanye kera. Arangije umukozi arakomeza ati ibi bintu urimo kumpakanya uzicuza. Bose ati ntabwo nakwicuza, mfite umugore mwiza. Niyo wambwira ngo uranzanira ibizibiti ntabwo wabibona. Yarahindukira avuga reka nkureke ubwo nikomereza amasuku nyine,
ibyo ni ibyanyu, icyo nzi cyo uramenya ukuri bidatinze. Barakwereka umugore yaraje yishimye ngo azaniye umugabo we surprise, arangije araje amubonanye n'umukozi, ku mutima ati none iri shyano ntiryazankorahora, nk'abakozi baba bafite amabanga menshi buriya ntiryazankoraho, ngo shu surprise. Yaraje gake gake yishimye, arangije aramureba, gisenye ariko ni mwiza nta nubwo yakubeshya ngo wemere ko akubeshya. Arangije aramwereka, amubwira ati sheri mvuye kwa muganga, mvuye kuzana ibyemezo byo kwa muganga, nagiye guca muri eko, reba ukuntu akana kameze neza, si ureba, turabona ukuntu ari munini, inda ikiri mu mezi 6, reba azajya kuvuka angana nawe neza neza. Arangije umugabo arishima, disitire agapeti kanjye, dore ibyavuye muri rya joro ry'ubushize ubwo mperuka hano, arishima n'umugore arishima, amutera imitoma. Umukozi araho nawe ari kureba araho hirya, ari kuvuga ati cya bose bari kugitura, nikimenya ukuri kizimanika. Umukozi aragira ati mana yanjye, imipangu mfite n'udacamo bangaye. Yarakomeje yiga ku mupangu we, arakomeza wigaho. Umugabo nawe arishima ati nabyaye umwana w'umukobwa, ati nzabyara umwana w'umukobwa musa, ufite ibitama nk'ibyawe, urutwe rwiza nk'uru rwawe, n'uruhanga ko shemana ruzaba rugwiza. Arangije uko abeshya umukozi akamureba, uko abeshya umukozi akamureba, arakomeza aramuryoshya aramuryoshya, ngo rero guteye imitoma wamucika, ufite intuza ubushake bwo kumwumva, aramubeshya urugora rukanitse da, kandi wa mukozi yashakaga kurutwika. Arangije bahuza amaso, umukozi akamwara. Birangiye umukozi aravuga ati ariko se ubu bosi ntari bwiyahure. Umugore yamuteye imitoma, amutera igipindi, aramubeshyabeshya koko, ati umwana ntwite ubu ni ukumpa amafaranga nkatangira nkitegura hakiri kare, nkajya kugura imyenda, nkajya kugura inkweto n'ibikoresho, ibintu byose nkabigura, tukazabimubikira tukamukorera depo yo kugeza ku myaka 5 tutangiye kumushopingira. Arangije umugore sheri ubwo nyine nuko bimeze, reka mbe nduhutseho gakeya, ndaje mu kanya dusangire tunaganire. Umugore arangije ariyombokera yisubirira mu byiwe, yigira mu cyumba. Umukozi n'umugabo basigarana aho ngaho. Arangije wa mukozi wacu na wa mugabo wacu bari kumwe, umugabo ahita ahindukira yereka umukozi ati nturebe ko abakozi baba bavuze ukuri ngo murasenya, ntabwo ureba ukuri kuri se ngo ko kurigaragaza. Umukozi arangije ati ariko se bose ubu ndinde wo kugusenyera kuko ndagusenyera urugo ngo ndubemo. Arangije umukozi aramusobanurira ati kandi umunsi wasanze ari byo uzampendaheza nduzananyinginga. Umukozi arangije ati wapi, ati wanyiginga utanyiginga, ibyo nakubwiye ni ibyo kandi birahagije. Arangije umukozi nawe yigize seri, yabonye yuko hari ntazi ikibazo gihari, nawe acika intege. Arangije amaze gucika intege wa mugabo atoke, umunsi nasanze atari byo nzakujyana no muri polisi, ati ariko nisanga ari byo umva nzaguhemba, nzaguha buri kimwe cyose. Noneho umugabo arangije okay, reka nigendere ubwo nyine umugore wanjye icyo ntiyambeshye. Gusa mwibuke hari ibyo bapanze kugira ngo umugabo nawe amenye ukuri. Umukobwa nawe yasigaye hano akibitekerezaho, ati ubu ngubu wa mugore we amabi yawe upfa kuba umugabo anyemereye muri aferi zanjye ko agomba kumfasha, amabi yawe agiye kujya ahagaragara, amabara yawe ya nyayo agiye kugaragara. Arangije umukozi yararebye hakuno muri magazi gati ngiye kureba ikintu bategurire. Abandi baraza hano baganira ku mwana wabo, bareba ibikenewe, tubura ibi uzagura beriso, ugure ibigoma, ugure n'ibi tise urumva gatera neza. Umugore ati karatera neza cyane sheri, ati ukeneye angahe,
ati amafaranga yose ukeneye ku mwana uze kumbwira uterateranye nyaguhe azakuvana mu bitaro byose ndabiguhera rimwe. Umukozi ajya gutegura ako kunywa, ajya gutegura agacyayi ngo banywe bimeze neza nyine benjoyinge. Arangije aragasuka neza, abandi nabo bari kuganira akamubwira umutantine wacu ko ari gutindana icyayi dufite icyaka sheri tunashonje. Ati buriya araje buriya ndabona ari kugisuka yamaze kugiteka. Arangije umukozi arakomeza aratunganya ariko hari n'ibindi arimo arapapira. Wibuke hari umupangu bavuze bafite uyu mugabo n'uyu mukozi. Umugore arakomeza arabeshya abazaniye icyayi. Umukozi yarafashe akajaga n'ibirahure azana icyayi imbere ya ba sebuja. Sebuja na nyirabuja baba bari kwiganirira, gusa uyu mukozi nawe ntajya abaha agahenge bari hafi yabo. Aragenda abazanira icyayi ngo banywe. Ateretse aho ngaho baramubwira ati nta n'umugati uhari tanti, turanywa icyayi cyonyine, dushaka n'umugati uzane mwana tuvunaguze. Turanywa icyayi cyonyine ariko Imana yaraduhaye yaradufashe tugomba gushyiraho n'umugati. Ati genda urebe handi muri turuwari yo hejuru umugati nazanye nimugoroba nimo nawushyize. Umukozi arabyumva. Arangije areba nyirabuja ati wowe ndakwibikiye n'ubundi se ntacyo waza uri kumbwira. Arangije arahindukira aragenda. Amaze kugenda nyirabuja asigaye ari gutekereza nyamaze uyu mukozi azamvumbura nubwo mba mvuga ngo hoya azantanga. Bati umugabo wanjye amvumbura ubu ndeba gutya wagira ngo ndi mugenzi we, wamenya aho biterwa n'iki. Abandi nabo hano barakomeza bariganirira. Birangiye umukozi yaragiye kuzana umugati. Araza ageze hano umugati awusizeho, ahubwo hari ibintu azanye bikonje by'ibibarafu n'ibiki abikoza mu cyayi. Ni umupangu afitanye n'umugabo. Arangije abishyira ku mugore mu mugongo n'ibibarafu byari biri muri firigo. Arangije umugore byaramukonjeye koko dore uyu mupangu. Arahaguruka biramukongera, bimusabye ko nta kindi ari bukore uretse gukuramo imyenda kuko byaseseyemo indani mu mugongo. Yakuyemo. Umugabo yaratunguwe atampaye nka data. Nkubwira wowe uri kureba kano gafilime ibintu byo kubeshya tubyikuremo rwose. Ari wowe uri umugabo w'uyu mugore mwandike muri komenti mumbwire se wamubabarira? Uri umugore w'uyu mugabo se bwo wasaba imbabazi? Wabona aho uhera? Mwandike muri komenti mumbwire mukomeza gukanda subscribe kugira ngo nkomeze kubagezaho utundi umunsi ku munsi tubashe kubana ahantu heza nk'aha. Umugore byaramutunguye ashaka kwambara biranga, abona n'ubundi bamubonye. Umukozi ati sorry mabuja ntabwo nari mbizi, sorry mbabarire ntabwo nari mbizi. Arangije afata imyenda yiwe arayambara. Buriya ikinyoma niyo wakiryamaho imyaka 100. Iminsi y'umujura ni 40, ariko buriya yageze iba yageze. Tujye turavugisha ukuri bantu ba Nyagasani, tujye turavugisha ukuri, tugire ukuri muri twe. Reba nk'uyu mugabo we yibereye ko yaje muri stress zimeze gutya, yarazi ngo umugore we aratwita, ariko ndebera umukozi ati ndagitsinze boss. Ku mutima ati kiriya kizi cyo hepfo buri bukingororere. Uyu mukozi ariko nawe yarakasa mutwe. Ubu byari ngombwa ngo asenyere wa nyirabujara. Ubu se arajya gukora hehe none? Birangiye umugore yarabarebye, isoni ziramwica, agahinda karamwegura kuko nari cyiza. Umutima n'umubiri ntaho bihurira koko. Umugabo arangiye ati nkwizere umpemukire mwene aka kageni n'ukuntu ndi icyana cyiza ndi ikibongari. Umukozi arangiye ati mabuja nyine ninjye uyiteye ntabwo nari nzi uko bimeze, umbabarire da ihangane njye nihitiraga, urabizi ko nta mutima mubi. Ati vayo nkwijyanire n'ubundi njyewe urabizi ko dukundana nta kibazo twagirana nta n'icyo dufitanye. Mabuja ati mumbabarire shiri mumbabarire. Umugabo cyaramurenze yifata ku munwa abura icyo avuga abura n'icyo arenzaho undi bamutwara gusa. Agafilime kacu naha karangiriye, nkomeza kubifuriza umwaka mushya, muzawurye neza, ibyo mwifuza byose Imana izabibahe, muzawusoze amahoro.
ndabakunda cyane. Ciao ciao.